ibihugu by'amahanga bikagira biti kwinjira kwa M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda muri Bukavu, kwinjira muri Bukavu ni ikigaragaza kurenga ku itegeko ryo gusagarira ubusugire bw'ikindi gihugu aricyo Kongo. Ati ndetse bikaba no kwangiza itegeko ry'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe, nyine umuryango w'abibumbye. Ati iki ngiki ni ikibazo gikomeye cyane ndetse bishobora kuza gutuma bitera intambara y'akarere kose muri rusange, ugasanga ibihugu byinshi byisanze muri iyi ntambara. Ibyo ni ibihugu by'amahanga, reka twinjire gutyo. Biravugwa ko nanone ingabo maze gukubitwa za FARDC ndetse nabo bari bafatanije, abenshi ngo bamanutse basa nkaho berekeza muri Minembwe. Nta gace usanga k'imisozi ikunze kubituwemo n'abanyamurenge benshi cyane, bari bamaze iminsi bagirirwa nabi. Bikaba bivugwa ko nabo batangiye kumva ko agahenge gashobora kuba kari kuza kuri bo. Abanyamurenge bari bamaze iminsi bari kugirirwa nabi. None hari andi makuru ari kuvuga ko ngo abanyamurenge n'abandi bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bari Burundi bashobora kuba ngo bari gufatwa bakajya gufungwa kubera kubakeka ko bashobora kuba ari bamaneko cyangwa se bashobora kuba ari abantu batumwe bashobora kuba bagirira nabi igihugu cy'u Burundi. Burundi bukaba bwabikanze. Ayo ni amakuru ari kuvugwa y'ibintu biri kuvugwa muri Burundi. Ubwo nimba uzi kuri Burundi udukurikiye washyira muri comment ukatubwira ibyo bintu nimba ari byo. Ngiye ntago nahita byemeza, none ndacyari kubashakira ayo makuru. Nimba uri Burundi ndabizi hano abarundi b'inshuti zacu benshi bariyo, mwatubwira muri comment ayo makuru arayo mwigeze mwumva nibyo koko abanyamurenge n'abandi bantu bavuga ikinyarwanda i Burundi batangiye kubafata bakajya kubafunga. Reka nze dutangire ikiganiro twinjira noneho turebe ibi kubera ku mupaka M23 yagaragaye n'ibindi byose. Reka nze tubyinjiremo. Muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21, aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu zisa zimwe zubatse kimwe nkaho zubatswe n'umuntu umwe, ukeneye kubaho mu mwihariko. Ukeneye inzu yubakanye itandukaniro mu bwiza no mu gukomera. Mu yandi magambo, ukeneye MES Limited. Turi kompanyi impuguke mu gushushanya cyangwa se gukora imbata z'inzu, kuzubaka, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo n'izo gukoreramo, finissage n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Byose tubikora vuba kandi mu bwiza bwinshi cyane. Twubaka inzu nziza haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu. Kubera ko intego yacu ari ubunyangamugayo, hari abantu benshi twubakira badahari, baba batuye mu mahanga cyangwa se kure mu turere. Akazi ka MES Limited ni ukubaka inzu yishimirwa n'uyituyemo kandi ubwo bwiza no gukomera kwayo ikazabigumana kugera mu gisekuru gikurikiyeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu wifuza, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isura ikunogeye. MES Limited ikorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako ya Akagera Business Group, ni munsi ya Bank Populaire iruhande rwa Vision Fund. Dukorera muri floor ya 2. Duhamagare kuri 07 27 73 0860 cyangwa usura urubuga rwacu rwa internet wa@mes.rawa. Wowe uratubwira inzu urota ubundi tuyubake. La situation est préoccupante, mais je ne pense pas que les choses se passeront aussi aisément qu'ils le pensent eux. En tout cas, une chose est sûre. Uyu mugore uri kumwumva uri kuvuga. Voisins décident de nous agresser. Et la rébellion aujourd'hui sans le Rwanda ne serait rien. Donc il faut dire ce que les choses sont. C'est grâce au Rwanda qu'ils ont pu évoluer. Uyu mugore uri kuvuga bamwita Judith Suminwa, akaba ari we Premier Ministre w'igihugu cya Kongo. Uyu nguyu niwe mwakomeje hano, yarari kuvugira muri ya nama yahuje ibihugu umuryango wunze ubumwe bw'ibihugu bya Afurika. Hano yarari mu nama yari Addis Abeba, niho yarari kuvugira bino mwumvishe turi buze kugarukaho. Ariko icy'ingenzi uyu nguyu nashaka kumwumva, uyu Premier Ministre w'igihugu cya Kongo niwe mwiriwe mubona mu bitangazamakuru hirya no hino bamugarukaho bavuga ngo cyane cyane ibitangazamakuru byo muri Kongo nibyo byari biri kuvuga icyo kintu byonyine. Ibitangazamakuru byo muri Kongo ku munsi w'ejo byiri bivuga ngo uyu Premier Ministre wa Kongo witwa Judith Suminwa ngo ubwo bari mu nama ejo y'ibihugu by'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, ngo yahasi ibibazo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kubera kumuhata ibibazo byinshi cyane, ngo Perezida w'u Rwanda buzi icyo asobanura, ngasohoka mu nama ndetse asigakubiseho umuryango arigendera. Ndetse ikintu gitangaje nuko iyo nkuru na televiziyo y'igihugu cya Kongo yanyujijeho inkuru ivuga gutyo ngo Premier Ministre w'igihugu cyabo uyu mugore dutangiranye Yudita ngo yabajije ibibazo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ngabuze ibyo asubiza muhasi ibibazo, gasohoka mu nama y'abandi ba perezida bose ejo yari yateraniye Addis Abeba ngarigendera. Ngibyo byatumye Ministre w'ububanyi n'amahanga ndetse nta n'ahandi hantu inkuru igeze ivugwa. Icyo ni ikintu cyaba isi yose ikagitangaza ikakivuga, ntago ari ikintu cyaba ari ikintu cyaherera kuri televiziyo zo muri Kongo gusa. Ni ikintu isi yose bitangazamakuru byari bihari, abantu bose bari bahari, n'ibintu bagarukaho. Nibyo byatumye mwagiye mubona
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe aza akavuga ngo bano bantu babeshya nk'uko bahumeka. Muri make urabona buri kanya umuntu bari guhumeka, buri munota buri guhumeka n'ubu muri guhumeka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda byatumye kuko nawe icyo cyumba cyaberagamo iyo nama yari ayirimo, ibyo byose iyo biza kuba yari kubabibona n'abandi bose bari bahari, yaje anyomoza iyo nkuru yavuzwe na televiziyo y'igihugu cya Kongo, aravuga ngo koko ba bantu babeshya nk'uko bahumeka. Ati ibyo bintu nta byigeze biba, ariko n'abandi benshi bagiye bivuga, n'ibindi bitangazamakuru bivuga ngo ibyo bintu nta byigeze biba, nta hantu byigeze biba, nta n'ibibazo koko ngo yahaswe ngo aburi icyo asubiza. Ibintu byose byaganiriweho, inama yarayitangiye, asubiza ibyo asubiza kugeza inama irangiye. Ngira ngo mwagiye mubona amavideo twese turayafite, abayobozi baraganira, barasezeranaho, barataha. Niko byagenze. Ntabwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yigeze asohoka mu nama ngasiga kubiseho urugi kubera ngo guhatwa ibibazo akabura icyo asobanura abazwa na Premier Ministre w'igihugu cya Kongo. Ibyo ni byatangajwe na televiziyo ya Kongo gusa. Ibyo byatumye bari mu nama barimo Nduhungira aza akavuga ngo ba bantu babeshya nk'uko bahumeka, reka twikomereze. Ako karo kugira ngo nimba hari n'uwigeze kubibona ahantu nawe ahitabihuza n'andi makuru yabonye ahandi hose, cyangwa ibyari biri kubereje mu nama, kugira ngo tujye tuba dufite amakuru ya nyayapani, ibintu by'ibihuha. Ubu tuvugana muri kano kanya nanone twigarukiye ibiri kubera i Bukavu. Ibiri kubera i Bukavu muri kano kanya, M23 bidasubirwaho yakomeje iravansa mpaka igera kuri wa mupaka n'ubundi uhuza u Rwanda na Rusizi. Uriya mupaka n'ubundi M23 yamaze kuhagera, ndetse na cya kigo cya gisirikare kiri muri Bukavu bamaze kugifata. Bamwe bari basigayemo bakenya, ba FARDC bakubiswe, bamwe barashwe, abandi bahunze. Mbega na amasasu makenya cyane yagiye yumvikana mu kwinjira muri uyu mujyi neza, mu rwego rw'umva n'urwego rwo kuvuga ngo bari kuwusukura cyangwa se bari kuwufata nk'uko bikwiriye. Ikindi ngira nk'uko muri kugenda mubibona ku mafoto, uyu abasirikare ba M23 ubwo binjiraga, ngira ngo uri kubona igikundiro cyangwa se bagiye bagaragarizwa urukundo rudasanzwe, abakobwa baza bayambira, abasore babariraho amafoto. Ibyo byose muri kubibona. Constant Mutamba uyu nguyu akimara kubona ko n'ubundi hari ahantu hafashwe, yahise ajya ku rubuga rwe rwa X cyangwa se n'ahandi hose, atangira kuvuga ngo ndahamagarira abaturage bose ba Kongo, by'umwihariko bwabwiraga abaturage ba Bukavu ngo muhaguruke mujye inyuma ya perezida wanyu Tshisekedi, murwanye abo ngabo baduteye. Ubwo ni M23 ariko bayita ingabo z'u Rwanda. Ati mubarwanye kuko igisirikare cya mbere ku isi gikomeye ni abaturage, ntago ari igisirikare cya leta. Ayo ni amagambo guverinoma ya Kongo itangiye kubwira abaturage bari za Bukavu n'ahandi hose nyine ubwo ngubwo hafashwe. Urumva ko ingabo zabo ubwo ngubwo zananiwe, leta ya Kongo nayo iri kubigaragaza, itangiye ahubwo gukora sensibilisation mu baturage ngo abaturage muhaguruke no murwanye M23 aho yafashe aho ngaho hose, kuko igisirikare cya mbere ku isi gikomeye ni abaturage. Ariko ikibazo abo baturage ari kubwira ngo bahaguruke ngo nicyo gisirikare gikomeye barwanye M23, bari kugenda mu mavideo yagiye agaragara. Uri kubona abaturage bayobora abasirikare ba M23 bababwira ngo mujye kureba hakurya niho hihisha abasirikare b'abarundi, niho hihisha abasirikare ba FARDC mu bakureyo. Ubona abo baturage ahubwo wo kurwanya FARDC bari kuyifasha. Ubona abaturage babwira ati abasirikare ba Kongo ubwo bahungaga hari abasize bahaye imbunda abasivile bawazarendo bihishara, mugende mu bakureho izo mbunda. Sinyeka ko ubu butumwa hari icyo buri buze gutanga. Ku mafoto menshi yakomeje kugaragara n'amashusho, ubona ko noneho umujyi bawurimo neza, ariko M23 ngo iracyari gukoramo icyo twakwita nk'uturimo twa nyuma two kugira ngo babone gusohora itangazo. Kuko M23 ubu ngubu usibye itangazo basohoye rya Wiringoma yavuze, nta nubwo ari itangazo riri official, yabinyujije ku rukuta rwe rwa X avuga ngo intare za Sarambwe cyangwa se intare ntabwo zijya zisubira inyuma, niko yavuze. Ati twebwe dukomeje imbere, bya bindi twari tuzi ko makuru ari buze gutuma basubira inyuma. Urumva ko babihakanye, bavuze ati twe ntabwo dusubira inyuma. Ni kenshi bagiye banavuga ngo M23 yagiye ivuga twebwe kenshi twari tuzi ko buriya makuru bwababwiye ngo basubire inyuma, bari basubira inyuma, ariko uribuka bafata goma ko bababwiye ati Amerika kiri kuvuga ngo musubire inyuma, muri kure goma biragenda gute, bakavuga ngo hano turi gufata ntago ari Washington, nta nubwo ari New York, ngo Amerika iratubwira icyo gukora ngo dusubire inyuma. Ati hano ni muri Kongo, ni ku butaka bwacu. Muri make ubwo bameze nkaho n'ubundi aricyo gisubizo bahaye Perezida Macron wavugaga ngo basubire inyuma, bari kure za Kavumu, bave muri Bukavu. Bimeze nkaho nawe bari kumubwira ati hano ntago ari Paris twafashe ku buryo watubwira ngo dusubire inyuma, hano turi gufata ni iwacu, turi kurwanira uburenganzira bwacu. Tugarutse nanone kuri Judith Suminwa, Premier Ministre, ariwe twatangiranye. Uyu Premier Ministre uyu nguyu nyine wari watangiriweho n'ibihuha ku byabaye ejo mu nama. Hano yari kuganira ibitangazamakuru ejo bwo yari Addis Abeba mu nama yari yabuhuje ibihugu bya Afurika, ari naho yavugiye ati u Rwanda rwaratwatatse, ati ndetse zino nyeshyamba mubona ziri kutwataka za M23 ziriya zaba ari ubusa ziramutse zidafite u Rwanda ntacyo zatutwara. Ati rero ni ikosa kuba igihugu cy'igiturage cyumva ko cyatwataka kikumva ko bigomba kurangira gutya kitabiryoshwe.
ati uko byamera kose kigomba kubyishyurira, ati kuko n'abantu benshi bari kubigenderamo bari kubaburira ubuzima bwabo ndetse no kurenga ku mategeko kutwatakira igihugu. Ethnique qu'il faut protéger les FDLR est un prétexte tout à fait fallacieux. Depuis que le Rwanda, les troupes rwandaises sont en RDC, combien de FDLR ils ont attrapé? Komeje avuga ati ibyo bintu u Rwanda rukomeza kudushinja ngo abasirikare ngo ba FARDC ngo nitwebwe ngo nitwe tubafasha ngo tubarinda, wakibaza ngo kuva u Rwanda rwagera muri Kongo rumaze gufata abasirikare ba FDLR bangahe ko batajya babatangaza. Ku Rwanda rwo mu gihe ruvuga ko rutari muri Kongo hariyo M23 ntago u Rwanda ruriyo, ariko no yabazaga ngo kuva u Rwanda igihe rwagereyo rumaze gufata bangahe. Nous attendons pour voir. On ne peut pas aujourd'hui continuer à penser qu'un pays qui agresse son voisin sous des prétextes fallacieux et qui tue autant de personnes et qui provoque autant de déplacés de personnes ne puisse subir aucune sanction. Donc nous attendons les pays africains face à... ndetse yakomeje avuga ati ntago byumvikana ko igihugu cy'igituranyi kitwataka abantu benshi bakabipfiramo abandi bakimurwa bagakurwa mu byabo bakabimunzi, ntago twumva ko igihugu nk'icyo ngicyo cyabura kubihanirwa. Ati niyo mpamvu ibihugu bya Afurika muri kano kanya byose bigomba kubigira inshingano zabyo bigafatira u Rwanda ibihano. Niyo mpamvu twaje no muri iyi nama kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano, kuko muri iyi nama tuba twaje kuganira ku bibazo bya Afurika, ibisubizo kandi bikava mu banyafurika. Nanone kandi tugarutse kuri perezida w'u Burundi. Perezida w'u Burundi mu itangazo yatangaje kare bisa nkaho yarari kubwira abaturage b'u Burundi ababwira ati ntago mugomba kuryama ngo musinzire kuko ntawe umenya igihe igisuma kiziye. Mu itangazo ngira ngo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanyujijeho yavuze ngo nyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda abari biteze ko u Rwanda ruzadutera ntago ari byo, ntago nyine u Rwanda ruzahita rudutera, atari ko abarundi b'umutima mwame mugavye mbega mube maso kuko ntawe uzi umunsi w'igisuma, kuko ntawe umenya, mbega niko kuvuga ati ntawe umenya umunsi icyo gisuma u Rwanda rushobora kuzatwatakira, nubwo ubu ngubu batagiye kutwataka ariko mugume muri maso, ntawe umenya igihe igisambo kiziye. Aho ngaho yavugaga u Rwanda nyine kakanye kariko kose rushobora kuba ngo rwamwataka. Ibyo ngibyo byaje kuba byahakanwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubundi w'u Rwanda Nduhungirehe avuga ati igihugu cyanyu cy'u Burundi, perezida w'u Burundi niwe wagiye uvuga kenshi ko uzataka ahubwo u Rwanda ukagaragaza ko uzagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ukagaragaza ko witeguye kurwana n'u Rwanda. Ni kenshi yagiye abivugira mu ruhame perezida w'u Burundi. Ejo bundi yarabivuze, yabivugiye muri Kongo, ayo madisikuru yose nagiye nyanyuza hano ntago ari ngombwa nongere nyasubizeho, ariko nta na rimwe u Rwanda rwigeze rwumvikana rwo ruri kuvuga ngo tuzataka u Burundi. Oya, umuntu wenyine wagiye ugaragaza ko yiteguye kurwana n'u Rwanda, zaza kubohora urubyiruko rw'u Rwanda, ibyo byose babivugaga ni perezida w'u Burundi. Nibyo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yaheragaho navuga ngo twebwe n'ubundi turarengana cyangwa se muratubeshyira, nta gahunda dufite yo kwataka u Burundi, atahubwo u Burundi rimwe mwagiye mutegura ibitero byo kugaba ku Rwanda, ariko ntabwo twebwe twigeze tugira gahunda yo kwataka u Burundi. Urumva ko byaba ari byiza koko ari n'amahoro buriya. U Rwanda n'u Burundi ni abavandimwe, abarundi ni n'abantu banjye, rero tugomba kuguma dukundana, nta mpamvu n'ubundi y'intambara. Nimba u Rwanda ruvuga ko n'ubundi iyo gahunda yo gutera u Burundi rutigeze ruyigira, nta niyo rufite, urumva ko ari ikintu cyiza. Ahubwo u Rwanda rukavuga ko abarundi aribo bagiye babivuga cyane, cyangwa se perezida w'u Burundi ariwe wagiye ubigarukaho, bo batigeze bajya muri iyo gahunda. Nanone kandi tugarutse ku ngabo za M23 zamaze kwinjira muri Bukavu, zikimara kwinjira iziyobowe na General Byamungu zahise zerekeza ku biro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Niho bari abaturage baje ari benshi, ubwo bari baje kumva ijambo General Byamungu yari ari kuvuga. Ndagira ngo ndinyuzeho gatonya uryumve. Ukuje kwa volonte yako. Ndio. Wakati unakuja kwa volonte yako, inamaanisha kwamba utatumika kazi na morali. Moya, ndio baba. Alikutana kuvundura. Anakuiba, anakunyanyasa. Osha zikana alikuwa na mafuta. Niwumva neza rino jambo urumva ko abaturage hano neza Byamungu Generali n'abasore be ba M23 basirikare be bari bahagaze neza imbere y'ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, ameze nkaho ari kugira ibyo abwira abaturage uko bagiye gukorana, ariko abaturage kumva bameze nk'abari kumuregera imyitwarire mibi y'abasirikare bari basanzwe bari ubwo n'abasirikare ba Kongo nabo bafatanije. Ubona abaturage bameze nkaho babonye umuntu bari kuregera cyangwa se umuntu bumva bari kwiyumvamo bari kuregera, baregera ingabo za M23. Reka wumve. Profesor kama guverneri alisema mie ndio nina represente mkuu wa nchi hapa. Ndio liko. Ndio. Biro yako ndio ile. Sasa olienye akimbie nyuma na nyuma akimbie amewatupa.
uri kumva ayo magambo ya generali wa M23 Byamungu hano nkuko nakubwiye yabazaga abaturage bo muri Bukavu baza ngo harya hano turi ntaga ariho kuri ofisi ya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo abaturage bakamubwira ati koko ni hano iyo ofisi akoreramo ati none sari hehe abaturage bahita bamubwira ngo yarirukanse kera yafashe moto ngira ngo mwabonye amavideo ya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yuriye moto arahunga nyuma yuko yaramaze kubona ko guverineri w'Amajyaruguru Kirumwami baramurashe yarapfuye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo akimara kubona byakomeye yahise afata moto arahunga arirukanka abaturage hano bari kuregera M23 hano babwira Byamungu ngo ati guverineri rwose w'Amajyepfo yafashe moto arirukanka aragenda uyu muyobozi wa M23 agakomeza abaza abaturage bari muri Bukavu akabaza ngo none so guverineri wahunze si umuntu ubuhagarariye abaturage nyine se mwebwe abahagarariye agomba kubavuganira no kubaba hafi mu bihe nk'ibi ngibi ati cyane ati none yumvishe bikomeye arabasiga arirukanka aragenda basiga muri ibi ngibi ati cyane yaradusize umva ko bari kunenga nyine umuyobozi nkongo ubona bikomeye agata abaturage akirukanka wumva n'abaturage ko ubwo ngubwo urumva ko na M23 nyine nubwo wenda batabari kubyerura ariko urumva ko abameze nkaho ari kubwira abaturage ati nta muyobozi mufite umuyobozi ubona bikomeye agafata moto akirukanka akabasiga kandi ari we wakagumanye namwe muri ibi bibazo ni nko kubabwira ati nta muyobozi mwari mufite mureke mbere ku tuntu nikorera tubonaga ko abaturage bameze nkaho babohotse birikuye bari kubwira M23 ubona ko nta kibazo bafite icyo kintu ngiye mora nibaza kandi jewe andi makuru mba mbona nuko Kongo ibiri kutubwira cyangwa se Kongo ikomeza itangaza ngo iyo M23 ni ibyihebe ni nakibwira amahanga atabo bantu ni ibyihebe na abantu babi ariko bagira mu baturage ukabona bahuje n'abaturage ndetse bari no kubereka ko nicyo kibazo njyagira biraza gusaba ko ibintu tubireba neza kubwo nyine uyitureba ibyo ubona kurusha ibyo wumva bavuga ku muntu nanone kandi abakiriziya gatolika ndetse n'abaprotestante bo muri Kinshasa bamaze iminsi bari guterwa ubwoba abayobozi ba kiriziya na za kiriziya n'amadini y'abaprotestante baterwa ubwoba bavuga ngo nta nsengero zizongera gukorera muri Kinshasa tuzazitwika n'abayobozi b'amadini tuzabagirira nabi kubera ko twabonye ko abayobozi b'amadini mwagiye kuganira na M23 ibyo ngibyo byanagarutsweho n'abayobozi ba Kongo bavuga bati ni gute abayobozi b'amadini nubwo tububaha ba kiriziya n'abamadini y'abaprotestante mwagiye kuganira na M23 ndetse bamwe bakajya no kuganira n'ubuyobozi bw'u Rwanda ati abantu dufata nk'abanzi twebwe nka leta tutaraganira nabo twanze kuganira nabo mwebwe ujya kuganira nabo gute ibyo ni byatumye abaturage benshi bavuga ngo tuzabatwika tuzabica tuzagira gute gusa nanone byateye ubuyobozi bwa Kongo abaturage bakimara kuvuga ibyo bintu ubwoba ku buryo batangiye kwiyama abaturage bakabwira ngo ntihagire umuntu wataka amadini ntihagire umuntu utwika insengero basa nk'ababiyama uyu munsi kuri iki cyumweru Kinshasa amatorero abantu bagiye gusenga nk'ibisanzwe ariko leta kuko ibibizi ko bishobora kuyiteza ibibazo bageze abantu bataka kiriziya by'umwihariko n'aya matorero akomeye leta ya Kinshasa yohereje amamodoka y'abasirikare aragenda gota kiriziya n'izo nsengero abakristo bajyamo barasenga kuko bari babizi ko abaturage bashobora kuza bakaba bakwangiza izo nsengero bakagira n'abantu kandi cyaba ari ikintu gisa nabi hagize umuntu aya madini nyine idini bura ni ikintu kiba gikomeye ibintu by'imyizerere n'ibintu bari ibintu binini abantu bakwiye kwitondera bari ibintu by'amadini ya biri serious ko bambwiye ngo nturi imodoka nkayibura ariko nari ngiye kora subscribe aho hasi ndaje dukomeze buri kintu cyose kiri buze kugenda gihinduka muri kano gace ikiri kuba cyose buri nyuma y'isaha cyangwa se isaha n'igice ndajya nkomeza ngaruka cyangwa se mbere yaho kugira ngo tube tuzi biri kubera hano hafi kandi dukomeze twizere ko umutekano uri buze gukomeza ugenda ugaruka ahantu hose ntabwo ibintu by'intambara ari byiza murambibabwira ciao ciao